la 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 hasi ashima umwami waje wabaye umuhuza w'abantu n'Imana ashima umwami waje wabaye umuhuza w'abantu n'Imana Hale ya Yuda yakojeje Satani Hale ya Yuda yaranesheje yakojeje Satani kimaro yabaye kumigitsina z'amarumu yabaye kumigitsina z'amarumu abamufunga muhe mikoro abamufunga bikora ari muheze mikoro so turi basore muri korali so bizabigira biti mu matanje rero ni mugende mwisundi bibiliya wegeshuti umva munumva Bwana sifiwe haleluya ha ubundi kirazira kikaziririzwa iyo wasomye bibiliya ijambo ry'Imana so babwiye Imana ivuga kenshi ukavuga gake imbere y'Imana Israel Imana izivuga kenshi kuko ufite muri hangana ntacho ko bimera inyuma yawe zishinzwe kukurwanirira zogereze n'imanita wemerera ko urengana ubwene mufate bibiliya mwigisha cyakabiri kiranga umuntu ikimenyetso kiranga umuntu mu buzu kintu cyakabiri azayimenya ubwe azayimenya bibiliya izivuga abantu bwa Yesaya ibice cya mbere kugeza ku 5 Yesaya ahanurira abantu ngo mubonye ishano ageze ku 6 araba ngo mbonye ishano je mu nyaminwa yanduye yaharuye atizi agatsira abandi kwiteka mbonye ishano ngo agere kuri 6 araba ngo je mu nyaminwa yanduye mbonye ishano kwimenya ubundi umuswa wese nutimenya agahorana abandi mu kanwa aha umuntu wese w'umuswa mu bintu byinshi nutitekerezaho agahora atekereza abandi ndabisobanura umuswa wese ntagira umwanya wo kwitekerezaho ahora atekereza abandi kuriya muzamubona runaka kuriya muzamubona nubwo bazabafite mukunga kuriya mubona donc kirangantego cye ni kirangantego cy'ubuswa n'umuswa umunyabwenge wese agira umwanya munini wo kwitekerezaho cyane amen ubundi ukamenya ikintu cya mbere atekereza ku buzima bw'ubundi ni gute utekereza ku rugo rw'abana gafata umwanya munini wo gutekereza ku rugo rwa Gatoto niba ni Nyabihogo nkabitinda Gatoto ni Nyabihogo nikiranga cyo kiranga kuri gipfu ufite ubwenge bugeze ntabwo ni hafi ya ntabwo kuko ngomba gutekereza ku rugo rwanje umunyabwenge atekereza mu buzima busanzwe urugo rwe ku bana be ku mugabo ku mugore we kuri project agatekereza icyo agomba kugeraho umunyabwenge agatekereza ku masezerano Imana yavuganye nawe icyo Imana yavuze yemwe muri aho haleluya yako kabisa icyo Imana yakubwiye uri mu butayu imuhira iwacu twabaga n'ibyo Imana yavugiye kuri misozi yose aho usengeye hose umukristo mukuru azagitekerezaho nimugoroba na mu gitondo kugira ngo abifate umwanya wo kwitekerezaho namara
gisenge ko ibyo Imana yavuze ntabwo biziyuzuza oya Imana iravuze kugira ngo nanse ngire uragongo ndebe ku Imana yavuze Paulo mu Filipi ngo ndamarandira cyane amen haleluya ndaharanira kugira ngo fata icyo Kristo singi icyo Kristo yafata nuko icyo Imana yavuganye nawe nko gutekereza ku bana acuzoza amaso bwira Imana ngo Mana 2010 ukwezi kwa 4 tariki 12 narasenze Nyabugogo hano wacu muwaja iya mekara kazu nabagamo cyangwa se yanzu sorry mukarambira ngo iminsi yo kuba hano irangiye nigeze kubivuga namamva hano n'amaguru Nyagatare nateze imodoka nta na hamwe nateze nyine ntayo nateze nagiye gusanira igicumu kavuze nagenda imibande yose zamuka Nyakigando ndarenga Ryabega na Nyagatare kubera ko nta muntu ari kuntekerereza ngo ntekereze no dari ngo ko je mfata umwanya wo gutekereza kushimana bwe nawe hana menye ngo se ni Imana yose bari bamugisha apewe sifa mukomozi ubusoke buzaburanga umuntu bizafite umuntu yitegereza yimenya akamenya mbegekezi ubundi iyo wamenye aho bipfira umenye no kubikemura hanyuma ugahora umunyagicane abantu benshi aho gutekereza ku bana ubundi okay ni sehemu ni gice kinini cy'ubuswa gikomeye niko nababwiye gutekereza ku bandi ibintu okay utekereza ku muntu ugiye kumubwira neza ariko utekereza abandi zireka zuvungana n'Imana afatana n'Imana yaramufite ariko fatige kwitekerezaho umukozi w'Imana kwa neema nimepona nisitumikie dhambi kwa neema nimepona nisitumikie dhambi kwa neema nimepona nisitumikie dhambi ai kwa neema nimepona nisitumikie dhambi indirimbo niyo yafunguriye ivuga ubutumwa tariki 17 z'ukwa gatanu muri Kalvari Kigali iyo musange ivuga ubutumwa iyi ndirimbo ikora kwa neema nimepona nisitumikie dhambi kwa neema
Imana ibamugisha. Imana ibamugisha. Ubuzuke Yego. umukristo ni imvyeyi wizera azakama azatunga ikamubeshaho. Ibi mvuze ni ukuri. Uramusha mvugo yumvikana. Ni imvyeyi umukristo azatunga ikamwigishiriza abana ikamugaburira ikishura amazu akabaho. Iyo wizera neza ko Imana yaguhamagaye. Iyo wamenye neza yaguhamagaye ariyo. Yaravuze Pawulo ngo ibahamagara niyo kwizerwa. Ngo no kubikora izabikora. Sizi tutamuzi. Ayaye uramusha n'imvyeyi. Abakristo bazabakamisha. Imvyeyi. Muri inzu umwe 500 mu gushimisha musi umusaraba mukiza Yesu. Nigeze bivafa bivuga ruguru. Mutwe ngo yayikundaga cyane. Musi umusaraba umukiza Yesu niho nifuza rwose guhora mpagaze. niwe ikigitange imbere y'igitutu ikizihagarara mu rugendo rwanjye. Kuri uwo musaraba nasa n'ushobora kurenza namwe arijamire. Natagaye mukiza iwari ukwiriye kugiririra namwe wamugemuye. Ngo barakubaza ngo iyi ndirimbo muzi ukomeza kuririmba ubuce yarafite nk'ikimwira. Baba abagabo bene bazi kuvuga inabi barahaba. Bene bazavuga inabi nk'abayisengeye. Baramubaza ngo se ko inkimwe wagira gipfuye uzakamenya. Ariko bazi kuvuga inabi kwe. Barababwira ngo nubwo inka yapfuye ariko uzakama umusaraba wa Yesu. Iyo turi muri wa musho nimze y'abakristo bazabakama. Tunaamini chini ya msalaba wa Yesu tunaponya magonjwa. Chini ya msalaba wa Yesu ndipo kuna amani. Chini ya msalaba wa Yesu ndipo kuna furaha. Chini ya msalaba wa Yesu tunaponya magonjwa. Kilemewa na magonjwa, matatizo yakikusonga, maisha yakiwa magumu, shida zikikuzidi, enda chini ya msalaba. Juu ya msalaba wa Yesu magonjwa, shida zangu zitakwisha. Iyo turi ku msalaba wa Yesu niho umukristo azahora n'ibyishimo. Furaha ya ulimwengu haitatuvuta tena. Amen. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote hivyo itoweka. Furaha yetu itabaki. Umva ni uramusho ni mzeyi umukristo aza yizera akabaho kandi akabaho neza kuwizera umwami Yesu. Apewe sifa mukombozi. Haleluya. Ariko ngo ni byiza ko twimenya abavandimwe rwose tukazutsinda ku bantu nubatinda bazoguheza mbwira kubera ko abantu none babona ari beza ejo basanga bayisho. Yego rero ikaba hangana n'ibyawe hanyuma utumbira ibyo Yesu yakubwiye numara ubishakisha umusezerano. Ndavuze guhamagara umusaza gatoto kamubwira Imana ishagasha shagashaye Imana ishagasha abantu goza amaga ibintu nageze naho Rusenyungwe bundi wa gatatu ebigabanya cyane ubu abantu baraho narindi namwe numva ko usa no kupfa umuntu ugeze sinzi muri bewe nibuka Imana yishaho
Nababwira twari turi muri burakeye ku nkombo abamwizerwa abandi mwebwe bavanga tukajije ku nkombo tukabwira Imana ukime mu mazi tugasenga Imana ikora ibitangaza byinshi. Abakristo benshi icyo gihe abayumva benshi dufite none kandi beza kandi bari bamusha bakirijwe icyangugu kandi bakizwa neza. Umva aho gutekereza intege nke z'abandi uzubara imigisha y'Imana. Yoboke ngo Imana yavuze iki semo Imana yavuze iki Imana yo muri alliance Imana yacu ubare ngo Imana yakoze iki Imana yavuze iki Imana yakoze iki. Hari ibyuzuye uvivure hari bitaruzura mu bifukamire mubwira Imana ngo Mana iki kintu undi nta kintu cy'abanyamuko kiza gifuza hano iyi mikunga mu byinyine nyinshi kandi wena mwabise kunda nyinshi ariko kandi iyi mikunga yonyine gusa ni imbaraga zituma Imana ikora. Imana wamushaba tugire umwete wo kwitekerezaho cyo gutekereza ku bandi gusa ikintu kiranga umunyabwenge ni ukwitekerezaho umuswa ni ukwitekereza abandi tukawutinda ku bantu menya gusa wowe icyo Imana yavuganye nawe hanyuma utegereze Imana izakora ibintu bitangaza. Ariko kandi kesha kwa maombi tukidumu kwa maombi tutapata nguvu zake Baba Mungu za kutenda kazi. Abanyamuka aba ikirango umutwe mu busuka kindi ni ukuba kugicanira uhora mu masengesho umutwe mu buzuke ahora mu masengesho agira ubutumi datanga amen. Undi amen yacu tuzoyitanga umunsi itorero rizosha mu ijuru. Ariko tukiri mu isi yavuze se Paulo mu gitabo cy'Abatesalonike yavuze ngo mwishime iteka mu musengu budasinda. Tofauti yo gusenga no gusengesha yabisobanura gusenga no gusengesha. Abantu banone basenga ku giti cyabo si benshi abaye basengesha nibo benshi. Umugabo niko tumuza bwira undi muntu kandi gakamaza bagato ngo ni musenge ngo mumbwire ukomeze musenge mumbwire ukomeze tubwira gute wa muri musenge muri umara ngo mumbwire mukomeze. Nimba hari ikintu kitagira umusaruro ni ugusengesha. Ikintu kiranga umuntu usengesha cyane azaba umunyamazina. Umuntu usengesha arangwa no gutera umunyamazina. Umuntu usenga uvuge agirwa no kuganirizwa n'Umwuka Wera hanyuma akamenya uko yitwara habe n'ubwo Imana yakubwira ngo Imana yose tugira icyangugu n'abavyeyi banje batubwira ikintu gikomeye Imana gikomeye kuva 2018 kugeza none nta bantu bakituze tukeze turi nk'abatatu cyari gikomeye kandi gagiteye ubwoba. Ndababwira ngo iki mu bitegereze mu kandi twatugitangira tutaziranye pe ariko Umwuka aravuga ngo avuge basazana ababwira ko ari bumwe abizi ndabwo cicike kitsobita. Iyo mudasengesha iyo mudasenga wenyine azamufata abanga w'Imana. Iyo mudasengesha azaba umunyamazina. Munumva nta muntu usenga Imana uzuvuga ngo nta ngo jewe ngo zambona amaraso ya jone runaka ngada ntazahura akaba n'abantu abayumbe ariko bato ari abayumbe baseba amato ko bari bako abayumbe bato ya bene abangaba bakiri muri moto wakwanza azaja guhura gucya n'umuntu gucya akamagenda ngo baravuze ngo biyaramukije mu muntu ngo azapfa. Mbere muze kumva ko amagambo hari impamvu Umwuka Wera yasabye ko tuyaganira. Gikomeye mu buzima uzirinde gusa abayumbe bagukubitira muri rimwe na rimwe mu myaka ariko si buri munsi ngo mutonde kwamata oya utakumva afite umugoye afite urugo afite bene wabo afite ibyo asengera Kongo abona umwanya gusengera Kongo n'umuryango we abona umwanya gusengera Gatoto na Semuhoza ikambiye baze ko yakana bavanye imbere y'Imana umuntu uri mu buzuki arangwa no gusenga kuje imbere y'Imana ko Imana ngo Mana Imana ni ukuri. Imana yumva gusenga k'umuntu wese. Bibiliya ivuga ngo Imana ngo ngizemba ngo gusenga ko batagashinga na rugero
niko birivuga gusenga kubatagashe donke kubataga batagashe ndabwira Imana iyo basenze Imana izayumva iyo usenze wenyine Mungu anasikia haleluya haleluya iyo usenze wenyine muve mu gusengesha muve mu gusengesha Imana yacu ariko ubundi Imana ni mzee y'abakristo bose hatazo kuca kubandi kuca kubandi ngo mpaka no shaka gusenga Imana gusenga okay rimwe na rimwe Imana ivuge rimwe na rimwe ariko bikaba akamenyero ko guhora muja gusengesha iyo umuzere mu buzuke azasenga amen igicaniro